yanze umusore kubera ko ari umukene. Ni inkuru y'uwitwa Aline. Atangira avuga ati nitwa Aline, iyo nibutse ibyo nakoze nkiri muto umutima urandya. Hari igihe natekerezaga ko amafaranga ariyo yubaka urukundo, ariko nyuma nibwo nasanze naribeshye bikomeye. Nakuriye mu muryango udakize cyane. Mama yacuruzaga imboga ku isoko, papa nawe agakora akazi k'amaboko. Nubwo tutari dufite byinshi, ababyeyi banje banozaga kubaha abantu no gukunda umurimo. Maze kurangiza amashuri yisumbuye, natangiye kwiga muri kaminuza. Niho nahuriye n'umusore witwaga Kevin. Yari umusore utavuga menshi, ariko agira umutima mwiza. Yafashaga buri wese wabaga afite ikibazo. Abanyeshuri benshi baramwubahaga. Umunsi umwe nari narabuze amafaranga yo gucapa impapuro z'amasomo. Kevin yarabibonye, aza kumbaza ikibazo mfite. Namubwiye ko nabuze amafaranga yo gucapa assignment yagombaga gutangwa uwo munsi. Atazuyaje yampaye ayo mafaranga ayo yari afite, kandi icyo gihe we nawe ntiyari akize cyane. Naramubwiye ni urakoze cyane Kevin, sinari nzi ko hariho abantu bagira umutima mwiza nkawe. Yaransubije ati ntabwo ngufashije ngo uzanyishyure, nifuzaga gusa ko utabura amanota kubera ikibazo cy'amafaranga. Ayo magambo yankoze ku mutima. Guhera uwo munsi twatangiye kuganira buri munsi. Twajyanaga ku ishuri tugasangira ifunguro rito twabaga twaguze. Rimwe na rimwe tukagendana n'amaguru kuko nta mafaranga yo gutega twabaga dufite. Hashize amezi make Kevin yarambwiye ati Aline, maze igihe ngukunda. Nzi ko nari umukire, nta modoka ngira, nta nzu ngira, ariko umutima wanjye uragukunda by'ukuri. Wampa amahirwe tukagerageza kubaka ejo heza hamwe nawe? Naramurebye mbona ukuntu yavugaga abikuye ku mutima. Ndamusubiza ni Kevin, sinshaka amafaranga yawe, nshaka umutima unkunda kandi unyubaha. Nanjye ndagukunda. Yarishimye, twembi twumvaga ubuzima bugiye kutumwenyurira. Mu mezi yakurikiyeho twabaye abakundana beza. Kevin yimyitagaho cyane. Niyo yabaga nta mafaranga afite cyangwa se afite makeya, yabazaga niba hari ikintu naba nkeneye. Iyo narwaraga yaransuraga. Iyo nagiraga ikibazo mu rugo yarampumurizaga. Ariko uko igihe cyagendaga natangiye guhinduka. Inshuti zanjye twiganaga zatangiye kumbwira amagambo yashyiraga mu rujijo umutima wanjye. Umunsi umwe twari twicaye ahantu, umwe muri bo arambwira ati Aline, koko uratekereza kuzarushinga n'uriya musore? Uzi ukuntu yambara? Uzi aho akomoka? Nta kintu afite. Undi ati reba Diane na Sandra, bakundana n'abagabo bafite imodoka, wowe uracagenda n'umusore ugenda n'amaguru. Narasekaga nkayifata nk'urwenya, ariko ayo magambo yatangiye kuguma mu mutima wanjye. Narasekaga nkayifata nk'urwenya, ariko ayo magambo yatangiye kuguma mu mutima wanjye. Natangiye kugereranya Kevin n'abandi basore babaga ku ishuri, batwaye imodoka zihenze, iwabo ari abakire. Nabonaga abakobwa benshi bacicije
abo basore. Nyiri kwibaza niba nyiri mu rukundo rukwiye. Kevin ntiyari azi ibyo ari byo, yakomezaga kunkunda nk'uko yabigenzaga na mbere. Ariko njyewe umutima wanjye wari waratangiye guhinduka buhoro buhoro.